up guys? Hano uri kuri Q Magazine. Nizere ko umeze neza. Uyu munsi umutumirwa wacu ni umuntu mukunda cyane. Ni umuntu benshi usetsa abantu benshi cyane. So ntabatindiye. Tugiye kwakira umutumirwa wacu. Niriwe. Yego. Amakuru yawe? Meza. Telefone ko mbona uzigwijera. Kuzigwiza gusa se ahubwo? Sadire uko bitabazimu. Yaransengereje rero. Aho se harimo n'igitabo kandi? Harimo n'igitabo. Igitabo? Ko nze nkwereke. Hano harimo ikira. Iyo ni machine? Telefone. Ajejeje. Nyarudindi rusigaye ufite iPad? Ni mfite iPad. Kanyirambika hano neza kugira ngo tangirika neza. Okay. None se uradutangariza iki? Abanyarwanda benshi ntago bari baherutse amakuru yawe, uratangaza iki muri iyi minsi? Icyo ndi gutangaza, ndashima Imana cyane kubu ngubu noneho nda ahantu hagutse, naguze matoro ndaryama simbyuke. Cyane rwose. Uri kuryama kuri kangahe ubwo ngubwo ra? Kuryama kuri king size. Naguze matora y'ibihumbi 80 ijyamaho 3-4. Uyiryamaho uri wenyine urumwe? Nijyama ndi njyenyine. Kuri gisambo. Nta gusangira. Sangira nande? Wabuze umuntu se muryama naho? Wabuze umuntu wo kwiryama naho naho? Imana izamufasha muzungu mpaka nzategereza nini cya mu nzu yanjye ariko ibyo ngibyo. Baba bambwiye ngo rero ngo nyadendere ngo urashaza saza wenyine njye wundeka ngo zana umugore ndavuga ati oya bandiganyiza inzu imeze nk'iyi ngiyi ndi bandiganya indi izo bandiganyiza sinazibara ni nyinshi. Ubwo rero ubwo nanjye ndategereje ntabwo nzahubuka baca umugani ngo yabyaye igihum ndabizi se ibyaye igihumye se igize ite? Ibyari igihumye baca umugani ngo ibyari igihumye. Yego. Bizajya bibacaga ibyanjye. Kaninywera. Hajya ngo warahiye kutazakodesha ngo wowe uzaba mu nzu yawe wiyubakiye. Imana izayima. Imana izayego. Inzoga imari inyota hehe. Kanyanga cyangwa mu ruturi. Ibiyobyabwenge bikabize hehe. Bikagushyira muri swingi ukangirika. Kana yizi gusa usengana no ugeze muri ibyo ibiyobyabwenge swingi bikiri. Ngo nyine abo ndi kubwira nyine bariyumva. Okay. Ako kantu usuri kunywa ngo nagace. Ibiyobyabwenge bikabize hehe. Iyo ndirimbo ni ya Sirase nkunda indirimbo se. Sirase nkunda indirimbo ze rwose. Ariko nace bugufi. Nace bugufi yumva ibyo abayobozi bamubwira. Yisaka kwerekana ko afite ubwenge bwinshi. Ishatse kwerekana ko ufite ubwenge bwinshi Imana ikwereka ko yikurenze. Yego. Nace bugufi. Yemera abana. Yemere uwo yateye inda ko yayimuteye. Ubwo rero naho ubundi bw'indirimbo ze zizakomeza zikunda cyane rwose. Zizava kuri segisi. Yego ntago zizava. Ntago zizava kuri segisi indirimbo ze ndazemera. Ariko ibikorwa bye bibi ntago mbyemera. None se telefone zanjye ziri kugenda. Wowe ufite telefone nyinshi byo pe. Bizagucanga. Kuki ugira telefone nyinshi uri umutekamutwe? Babanga ngo ndi umutekamutwe ra. Reba iyi ngiyi irimo simukadi imwe. Iyi ngiyi irimo simukadi ebyiri. Yego. Iyi ngiyi irimo simukadi imwe. Iyi rero ni nko kugira furate. Iriya niyo ni furate yawe. Nka ari furate yanjye. Ndebamo indirimbo zanjye. Ndamo simukadi nayo ariko na simukadi irimo.
ubwo se umukunzi wawe amenya afatiye nimero? Umukunzi wawe umuhereza iye nimero? Umukunzi ngira. Ntawe ugira? Umukunzi ngira ni Yesu. Nuko se ntawe ushaka cyangwa nuko ntawe bimeze bite? Njyewe mba nkeneye fiyanse pe, bamukeneye, ariko sinamukenera mbere yuko naricira mu nzu yanjye bizavamo, wako neganyijwe inzu nyinshi cyane, ngo rebye umugore nagabye nahita nshyira imbere vuba byihuse, kandi cyari cyihuse icyo bandiganyije, ngo rero nanjye ngomba kugisikamaho, noneho rero Imana ikamanza ikanyicaza mu nzu yanjye, nanjye nkajya jaride mukajya muza nk'abanyamakuru nimushakishe ngo yewe twabuze aho dukorera ibiganiro, mukaze wanjye hazahari jaride. Yego, ufite ikibanza se? Ndabisuza ikibanza nta kigarugura inzu, nabyo ikibanza byagutegangaza. Ariko ntabwo bari kunyumva bariyo. Hanyuma se ubu se? Yego. None se ubu se ntagukodesha? Oya. Wowe ngo beze bundi nagiye ahantu h'icyumba kimwe na saro, ngura matera y'ibihumbi 80, ndayivimviramo, mbese nyine yewe Imana igenda ikora ibitangaza. Ariko Imana yigeze kohereza umuntu ansanze kurara rume w'umumama. Yego. Umumama araza arambwira ati umva Nyarudende, ati Imana igakurikiza umuntu, uze mbese uje kugira icyo gukorera mu buzima bwawe bwose, azakwihamagarira. Ubwo rero mbese nyine ubu wansura, ntabwo nakujyana mu cyumba. Ntabwo ujyana abantu mu cyumba? Icyumba cyinjirwamo nande? Reka ninjye njyenyine. Yego. Ubonye iyi matora ntabwo wita wifuza gutaha? Ubarinda ko barara? Ntiwakwamira nyine. Nende se umutima wawe warawuhagaritse uti ntago uzakunda kugeza igihe nyine ugiye mu nzu yawe? Paka ninjye mu nzu yanjye iyo isaka nk'iyi ngiyi y'agacurama. Hanyuma se nibiramuka bitinze? Bitinda ariko paka bizasohora ariko. Ari nako nzagenda mbagasore gato kakagera igihe abakobwa muri kudibika inyuma. Nawe urimo. Mbega uko imyaka igenda ishira wowe uri kugenda uba kana cyane rwose, nusura reba ari uruhara mfite. Cyakoze ufite imyaka ingahe harya? 45. Ubwo se uba wumva nyine wenda uzashaka nko mu myaka ingahe? Simbizi. Nicara mu nzu yanjye nibwo nzahita mvuga ati Imana asigaye nyoreze mu fiyanse nk'uko wabimbwiye noneho. Ubu ndi kwicara nsengera inzu Imana n'inzu yanjye. Yego. Cyane rwose nibyo ndi gusengera. N'abadisipora nabo bo muri Amerika, abasirikare n'abapolisi ndabashuhuje, na perezida wacu w'igihugu, baba bambwa ngo ninza n'umugwa nkaho ati narica mu nzu yanjye n'ibyavamo. None se ko mbona wambaye uniform, iyo uniform ni yabaki? Ibi ni ibyanjye, ni kapiteni wa Yesu. Uri kapiteni wa Yesu? Ibi ni ibyanjye rwose. Kapiteni nase Yesu agira ingabo? Arasikira. Uri mugabo? Yesu niwe mugaba wacu w'ingabo. Duhagarara ijuru n'isi. Yampaye inka. Ugomba kumenya urugamba rwabaye hirya no hino, noneho tukarwanisha amasengesho. Nase usujya usenga? Nase wadusengeye tukagera. Oya turi kunywa. Mbere yo kunywa se wabanje urasenga? Nase babahere mu gitondo banywa batabisengeye. Yesu aba yabyejeje. Ubu nawe uzanyigana gutya nawe ubwawe nubwo waba uri umusitari ufite amafaranga niwanyigana utaravuzwe n'Imana. Yego. Ubu yina byambaye abapolisi n'abasirikare barishima cyane. Barambwe ngo tujye wambara kandi nzamba n'ibindi birenze. Ndabona ariho n'inyenyeri. Inyenyeri 3 kapiteni. Aha, hano rero uri bayita gute? Ikinyamakuru ubundi ushaka kwibuka izina ryacyo? Ikimbwira ahubwo Q magazine. Cyemaze bwasinde. Nese uri kuvuga ibyo nkubwira? None se si cyo mu cyongereza nyine. Bisobanuye? Cyemaze gindi.
ibyo uri kuvuga ntabwo aribyo nakubwiye. Ajya mbwingu. Cyitwa Q magazine. Q magazine. Wagira ngo uri kuvuga nk'igishinwa. Okay, noneho iyo umuntu avuze Q magazine wowe wumva ari iki? Wumva ari iki? Muba bumva ko ari YouTube nyine abantu bose bahuriraho. Mwese nk'umuntu akubwiye ngo uri cute. Uri cute. Uri cute. Uri cute. Uri umunyabwenge. Yego. Abakubwira ati uri umunyabwenge. Nibyo wumva akubwiye. None se Icyongereza. Mbese nyine azaba yiganjemo Icyongereza cyane. Azaba ari umuzungu muremure muto utunanutse. Kandi ibi bintu mvuga Imana izabikora koko. N'ibi bintu mvuga rero ntabwo ari kotetinga Imana izaminjiye izayimba. Yego. Kuko ni Imana yasubiza ku YouTube byari byarifunze. Iransanga ati nzagutabara ku YouTube uzabujyamo. Yego. Buriya hari ama YouTube Imana yaciyeho sinyasubireho ku buryo utavuga ikibazo cyawe wapi. Buriya mujya ku YouTube ariko hari aho ngarukira. Hari abanyamakuru batankoreza Imana itakwemera. Wari bwurira indege se? Yewe sindarenga n'u Rwanda ngo ngiye mu Buganda. Akaraka. Umuzungu ufite kuzahurira nawe hano mu Rwanda? Imana izamagurutsa avuye muri Amerika aze kunyirebera. Hanyuma se bakubwiye bati noneho wowe ugiye kumusangayo? Ntago we azavayo njye ndabizi. Wowe urabizi? We azavayo aze kunyirebera. Nzajya muri Amerika njyanwe n'umuzungu. Yego. Nuko mbivuga gutyo. Aha none uzajya muri Amerika rero uzajya muri Amerika. N'abantu barebera mu mwuka bamaze kubibona. Uzajya muri Amerika hari ibintu ugomba kubuza. Bavuze passport. Passport. Passport ikaba iteyeho na kasi ya visa. Aha, passport wumva ari iki nyine? Passport nyine. Passport wewe kuvuga passport. Yego. Passport ni icyemezo kiguhesha inzira y'ibihugu uzajyamo. Okay. Kimara umwaka wose. Kimara umwaka? Iyo urangiye uri iyo ngiyo cyangwa urungi ugasa ukajya kugikongera nanone kucyongeza. Okay. Noneho visa ni yakashe. Visa ni yakashe? Ni kashe. Nkuko bamwe bavuga ngo reka nyine ngutoza amagambo wowe ugomba kuba uri tayari ngo na passport. Byose biba biri hamwe. Okay. Noneho nugerayo bakakubwira ati airplane. Airplane. Ufite sheri w'umuzungu. Airplane. Ugomba kumva icyo bakubwiye. Airplane wumva ari iki? Airplane. Mbese ni nkaho umuzungu yaba ambaza ati urarya iki? Urarya iki? Shiti yanjye. Okay. Noneho hari aho uzagera kubwira ati ahubwira ati ugomba kwinjira muri iyi train. Ugomba kwinjira muri train. Ugomba kwinjira muri train. Train wumva ari iki nyine nkawe? Ugomba kwinjira muri train. Mbese no kwinjira ndi kumwe na fiance wanjye mu cyumba ku buriri. Mbese nyine ugomba kwinjira muri plane impuzabitsina. Naho bizaba bigeze? Yego. Si fiance wanjye tuzaturi kumwe. Okay. Hari ibintu byinshi ugomba kwanza kwihuguraho kugira ngo bitazagucanga imbere y'umukunzi, sibyo? Ntabwo nzakimenya bigenda biza. Good morning. Ukabura musuhuje. How are you? Wowe ukahita usubiza fine. My friend I so much. Nuko uzaba umutereta. Good nafatana nunu. Good night.
Donate ni ugusuhuza umuntu n'umugoroba kumwifuriza ijoro ryiza. Bizabacanga. Okay. None ni gute uzamubwira ati ndagukunda cyane, nta wundi muntu nigeze nkunda nkawe? My friend, I love you so much. How are you? No, I wish she friend. Wampaye se akazi nkakwigisha Icyongereza, hanyuma nuzahura n'umushari wawe nicara mu nzu yanjye, nibwo nzaba ngira amafaranga, mfite abapangayi mbese nyine bampa amafaranga ku kwezi, ndabwira ati ukwezi kwageze mumpereza amafaranga. None mu nzu yanjye nzahita nkora umushinga wo gushinga studio y'indirimbo zanjye. Ufite n'indirimbo? Mfite indirimbo 163. Waturirimbiye? Bamaze gusohora indirimbo 14 audio n'amashusho byabyo. Natangiye guhimba mu mwaka wa 2001 kera mfite imyaka 21. Waturirimbiye hose ku ndirimbo zawe? Hari abantu bagenda baguseka, uriya we nakameze nk'abandi, bakora ibi akabona utabyitayeho, ibanga ry'Imana ugendana ntago barizi. Sinabyemera. Uhaguruke dushinye akadiho. Hari abantu bagenda baguseka, uriya we nakameze nk'abandi, bakora ibi akabona utabyitayeho, ibanga ry'Imana ugendana ntago barizi. Hallelujah. Hari abantu bagenda baguseka, uriya we nakameze nk'abandi, bakora ibi akabona utabyitayeho, ibanga ry'Imana ugendana ntago barizi. Ibanga n'inshuti byeregeje ufite, Imana igiye kugusubiza, maze nawe wicara uruhuke, ugere kuko imbazo ushima Imana. Ibanga n'inshuti byeregeje ufite, Imana igiye kugusubiza, maze nawe wicara uruhuke, ugere kuko imbazo ushima Imana. Urakoze cyane. Karagaciye mo mbibabwiye ntabwo ngo turashoze. Urakoze cyane, udukoreye akantu kabisa keza cyane, urarenze. Oya ni Imana. Ibitaramo byawe ubikorera he se basi? Ibitaramo byawe bikorera he buriya? Ibitaramo nsenge bazifunze bazihirika burundu, ngo ibitaramo bikorera ku YouTube. Okay. Nshaka wese azamamagara banagusanga na kuri magazine, wandika Fande Nyarudindi Musaza Roza Muhando songe, uhita ubona na nomero zanjye rwose niho ziri. Okay. Barakoze cyane abantu badukurikiranye muri iki kiganiro, naho utaha. Ciao ciao. Ciao ciao.